Amazina yanjye nitwa Nyiramana Ernestine, ndi umubyeyi w'abana 4, itorero ryanjye ni Anglikani. Ubwo nahuye n'ubuzima bubi cyane, mfite umugabo tubyarana abana 4, ubwo twari dutuye hano Bugambira, aza kwivumbura mu karere ka Kayonza, umurenge wa Ruramira. Ngiye kubagezaho ubuhamya bw'ubuzima naciyemo, bakanshyira muri Nyabingi, nkahura n'ibibazo byinshi cyane, nkababara cyane. Nyuma Yesu arantabara, ankura muri izo Nyabingi. Ubwo umugabo yaranyimuye, aranjyana, maze kunjyana angeza Bugesera, nsanga yakodesheje akantu k'akazu kari hafi yo kwa mushiki we. Angejejeyo turarana ijoro rimwe, irya kabiri, irya gatatu arambwira ati rero turabona ubuzima bw'inaha, ati sinabushobora, ati reka njye kubashakishiriza imibereho. None se muvi Bugambira yakubwiraga ko muhaviriye iki? Ambwira ko yumva ashaka kujya iwabo ku musozi wabo yari kavukire mu Bugesera. Yego. Noneho tugeze turaye ijoro rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, arambwira ati ntabwo ubu buzima njye nabushobora, reka njye kubashakishiriza icyo nzajya mbona nzajya nkoherereza. Ndamubwira nti nta kibazo, ntigenda ushakishe. Aragiye, akigenda icyumweru cya mbere kirashize, icya kabiri kirashize, noneho yageze yakuraho na telefone. Telefone amaze kuyikuraho, najya mpamagara ya telefone ati nomero ntibaho. Umwaka urashize, ariko ubwo aho yanjyanye hari hegeranye no kwa mushiki we, nkajya mbyuka kubera ko ari rwo rugo yasize anyeretse, nta rundi rugo narinzi. Nkajya mbyuka, nkajya nkakuburira uwo mukecuru, nkamukorera amasuku, narangiza nkafata isuka nkajya kumuhingira. Mba muri ubwo buzima, umwaka urashira, ubundi uraza, imyaka 2 irashira, 3 irashira, mukorera ariko nta mpembe. Yajya nko kuma akantu akama nk'utuntu, nanjye natekera abana 4, nabira nkawe natwe ntitubahaza, nkabiha abana njye nkizirika. Mba muri ubwo buzima, noneho najya njya no guhinga, tujyanye guhinga, najya nkubita isuka, nkajya kubona nkabona umwijima untanze imbere kubera isereri y'inzara. Igihe kiza kugera, umukecuru akazajya ambwira ati mama ari, ati uyu munsi ati tuzakora iki n'iki, nta kibazo. Noneho za saa 11 zagera, akaza akankomangira ati saa mu gitondo. Nkabyuka, nkafata isuka, tukagenda, atari bumpembe, ariko akaguha nyine ibyo kurya. Yamaga utuntu, nawe bibaza ibiryamaga, ntiwavuga ngo urabiteka ngo urye. Yamaga utuntu, nimba ari ibishyimbo nshyiraga mu gakombe, akampana ntafite ingereko, nkajyana duteka, nkabona nta kuntu ndi buryeho, nkaduharira nk'abana kugira ngo abana batagira gute, badasonza bakazahara cyane kubera ko batari bamenyereye ubuzima. Igihe cyarageze rero, ndaraho umwaka ushize, uwa kabiri, uwa gatatu, nkahingura, nkamukorera imirimo, nkamumesera, nkakora ibintu byose. Bigeze aho nabirangiza nkajya muri rya cumbi ryanjye nkabamo. None igihe cyaje kugera, nari ncumbitse, aho umugabo yari yasize ancumbikishirije n'ubundi, nyir'inzu arambwira ati ongeza amafaranga. Ndongeza amafaranga, se ngeraho nyakorera? Reka da. Ndamubwira nti njyewe nta mafaranga mfite yo kongeza, nimba wemera kugira ngo nkomeze nguhe ibyo 2 rwose nzajya nshakisha. Ati nimba utayafite, atavamo nishiriremo abandi. Ndagiye mbwiye wa mukecuru kubera ko ari we nkorera n'ubundi nta rundi rugo nzi. Ndagiye mubwira uko bigenze, arambwira ati noneho uvamo uze nk'uhe n'inzu yo mu rugo. Inzu nyivuyemo, ndagiye ampaye inzu yo mu rugo nyibayemo,
umwaka wa mbere uwa kabiri, ubwo nyine noneho nibwo nari mbaye nk'umukozi mu rugo, ndakora ntahembwa. Noneho igihe kiza kugera akazajya afite abana bifashije, akazajya amubwira ati ariko mukecuru washatse umukozi akazajya akora imirimo mu rugo. Ati umukozi arahari, kandi ababwira ko umukozi ahari ari njyewe. Noneho ukwezi kwapfa bakazajya bamuhereza amafaranga yo guhemba umukozi akayirira. Sana noneho nibura n'igihumbi ngo ngure two numva nanjye nshaka. Muri ubwo buzima ndatuza, nemera yuko rwose ayo mafaranga ajya yafata. Noneho abana bampamagara ati bimeze bite, ahubwo ni rwose umukozi arahari. Kubera ko nawe yivuge akakumerera nabi. Ubwo mba muri ubwo buzima igihe kiza kugera, imyaka ine ishize. buriya abantu b'abasaza Imana ijya ibaha umugisha. Umusaza arareba arambwira ati mva mama ari yaraje yihembukiye mu mugoroba yinywereye akagwa. Ati mama ari, ati mwana wanjye, ati kuva wajya muri uru rugo sinanambara umwenda utameshe, sinanaryama mu ishuka itameshe, ati sinanaba mu rugo rudafite isuku. Ati nanjye mu gitondo ati mbaze icyo mbikubwiriye. Ndabyuka njya gukuka, hari inka, maze gukuka arambwira ati se kutambajije. Ndamubwira nzi ko ari ukwinywera akagwa, ntabwo ibyo nabyitayeho. Ati mva njye kukwereka. Naragiye aranyereka akabanza ruguru y'urugo rwiwe, akabanza maze kukabona. Umukecuru nawe arabyemera arakama. Amaze kukama, ariko ubwo umugabo yaragiye, ntago herukana ibaza imyaka itanu, nta makuru ntaki. Ubwo ndaruhana n'abo bana bane, umwe afite imyaka 3, undi afite 2 n'igice. Ubwo mbega ni ibibazo mbega birangije. Umukecuru urumva nageze muri iyo nzu yiwe, noneho ubwo nta kwinyeganyeza. Akazajya ajya kumpa nk'ibyo kurya, akazana intebe, ya ntebe y'inyarwanda. yaguhaga ibyo kurya ari wowe wabitetse se? waratekaga inkono ukazitereka hariya akaza akakwarurira. noneho yajya kuzana akanzanira agatebe k'akanyarwanda akambwira ati icara. Nicara. Naho bya biryo yagiye arabitongera muri nyabingi, amaze kubitongera ati icara. Noneho kubera Imana nagezeyo abana banjye barya inyama. Ukuntu Imana igira neza. Noneho abana barya inyama bazikuraho. Barazanga neza, barazanga. Abana ntibongera kurya inyama. Twajya tunaziteka, twashyiramo n'isosi mu biryo y'inyama. Baba bana bire batabyumvishe, abana bagapfuruta mu nda hakabarya. Nkaberwa uko byagenda. Naho niba Imana yagira ngo igire gute irokore babana, ntazajye ibintu abakoreraho. Igihe cyarageze rero, umukecuru turabanye gutyo. Umukecuru angira inshuti, ariko yagira ngo bwa bucuti yagira ngo nanjye tuzafatanye mu mihango yo gutekera, mihango ye ya za Nyabingi. Noneho umukecuru nkabona namubwira kujya gusenga, akambwira ati mva mwana, abasenga nibo bakora amabi, icare hano. Akambuza kujya gusenga. Akambwira ngo njye gusenga ku cyumweru tugenda tujya mu materaniro gusa, ariko iyindi minsi yo mu byumba na hehe sinkajyeyo. Noneho nanjye ndemera kugira ngo atarakara. Umuntu iyo mubana ugerageza buryo kugira ngo hatagira ikintu cyamusitaza ngo kimubangamire. Nanjye nangaga ikintu cyamubabaza, nkanga ikintu cyamubangamira, nkahora nitwararitse. Numvaga ari we mama nabonye, kuko nta mama nagiraga, nta na data, nta na masenge, n'umugabo nari niringiye yari yamvuyeho. Igihe cyaje kugera rero, umukecuru akambuza gusenga, ngeze aho ndabimwemerera. Ariko noneho abandi bajyaga gusenga bakambwira ati uyu munsi uyu n'uyu, hari twasenga ku wa 4, ati turajya gusenga. Amwera kubera ko nari ndi mu nzu ye y'imbere, tukatarama. Twamara gutarama yajya mu nzu, nanjye nkajya mu nzu,
yaryama natekereza ko amaze gusinzira nkaca mu muryango w'inyuma nkapfumura urugo nkigira gusenga. Nkapfumura urugo nkagenda nkajya gusenga isaha ya 9:00 zajya niyo twasozaga nkaza niruka nkongera nkapfumura hahandi nkaryama yaza gukomanga ya 11:00 agasanga ndi mu nzu ndaryama. Igihe cyarageze rero baye gutyo nkomeza nsenga gutyo bakugabira na bya biryo kwa najya gusenga Imana ikambwira ati nyamuneka ati bagutongereye muri ibi bakugaburiye ibintu biterekerejwe banywe ibintu biterekerejwe ariko Imana yo mu ijuru ikabitesha agaciro ntibigire ikintu bigira gute bimfataho. Igihe cyarageze rero arangaburira inyama maze kungaburira inyama ndazirya abana banjye ntabwo baryaga inyama. Ubwo izo nyama twe twari tuzitetse turazitogosa ntitwaziteka nigira guhinga ntinguye nsanga yiriwe mu rugo nyine yatetse nigera mu rugo arahamagara ati vuba nkubwiye ndagiye nsanga agasahani ndariye maze kurya numva nta kibazo mfite. Umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ariko noneho sinari umuntu inda yageraga ahangaha gutya zarabaye nk'izimby'imbisha nyine ukajyana umubyibuho ariko ari bya bintu nyine bimbyimbisha. Igihe cyarageze rero za nyama ku munsi wa 4 saa 8 z'ijoro nararyamye mbigeje saa 8 z'ijoro nicuye numva ikintu cy'inyuma y'icyuya numva inda yabyimbye noneho numva icyuya kiraje najya guhumeka bikanga najya kuzamura umwuka bikanga icyuya kiranyica ndabyuka ndicara negamye gutema asize ukuntu akayaga kampushye nagiye kubona numva ikintu kigize gutya mu nda kirazamuye za nyama zose arizo nduka ariko zimaze iminsi ine mu nda. Maze kuziruka nahise ndyama aho nzirutse gutyo intume y'icyuya irandenga maze kundenga hashize umwanya mukeya ndakambakamba mu nzu kubera ko nta wundi muntu wabaye nta n'umwana mukuru nari mfite ndi bubwire ati mpa amazi cyagira gute ndagendesha amaboko nkambakamba nk'umwana ndagenda nkuba akabido ndanywa amazi maze kunywa amazi ndagenda akambakamba ndaza ndaryama. Saa 11 zigeze nagiye kumva numva ari ku rugi arimo arakomanga ati mwaramutse ndihangana ndiyumanganya najyaga ngira ngo atabasha kumenya ibyanjye ndihangana ndabyuka ndamusuhuza ati se mwaramutse mute twaramutse neza ni karibu ati oya ati amasaha iki gitondo si cyo kwicara noneho ati reka ngende ntimuganiho tugende nanjye njye gukora amasuku nze njye guhinga. Nagenda bikora maze kubikora ndagenda mfata isuka njya guhinga ngeze birananira ndagaruka ndaryama. Ubwo hashize iminsi mike niko njya gusenga Imana ikampa amakuru yabonye yuko bya bintu nta kintu byantwaye akazajya bwa mbere araje nari mfite uruyuzi impande y'urugo gutya yeko yansanga yashyizemo ikintu cy'igisahani kiriho ibintu ariko urwo ruyuzi nararwezaga Mana kubera ko nanjye nari umushonji namenyaga ko inzara yarandiye ku buryo twajyaga guhinga gutyo ntitwaza akabido karindwi k'amazi najya mbona isererije nkahita mfata y'amazi nkanywa dukeya nkahumiriza gutya kugira ngo mbone ko nakongera kurambura gutya nkareba. Igihe cyarageze rero abonye ibyo bintu nyine ntacyo bitwaye rwari ruzashyizemo ibintu nibwo nari maze kuzajya nkuraho icyo kurya nanjye nkajya nkumva mu nda hajemo akantu n'abana barariye uruyuzi nasoroma rya degede narifata nkasangamo ibinya by'ibinyamugera biba by'imirinzi noneho uruyuzi rumfira gutyo ariko amadegede akaba ariho ureba inyuma ari mazima ariko imbere yarapfuye. Igihe cyarageze ibyo bivaho ariko ndahamagara abaturanyi ndabibereka nawe ndamuhamagara ndabimwereka ndebera ambwate po mu izina rya Yesu ati ibintu byo byaguteye ubwoba niba yakuyemo icyo kisahani agenda arabyijugunyira. Hashize iminsi nk'itatu
ndagenda njya mu gasoko mvuyeyo nimugoroba tugiye kuryama ngeze mu cyumba yari afite imfunguzo zanjye nanjye mfite ize tugiye kuryama mbona akantu k'agati gutiya mu cyumba cyo ndyamamo gasongoye ukuntu hasi guti hariho agapfundo kagegemye neza ukuntu rangije ndagaterura nkashyira gutya muri salo buracya ndakabashyira ntimundebere arambwira ati se kandi Marine ibi ni ibiki noneho arambwira nti nanjye simbizi ndagiye ngeretse abaturanyi batereka ibi bintu Marine uruzi reba ukuntu byagenze ibintu warabitweretse none ndebera ibi ni ibiki ntabwo mbizi ubwo turagenda turasenga ibyo Imana nyine nuko ibitesha agaciro yarangije hashize iminsi duraye aho hashize indi minsi ndongera ndateka maze guteka twariye dukererewe twaryiye nkono buracya nigira guhinga ngarutse ndashyushya ibiryo tumaze gushyushya turamburiye bwa mbere turariye buriya abantu basenga ntimukazajya murya ibiryo bidasengeye kurya ibiryo bidasengeye ni ikintu kibi koko ntabwo uba uzi ikintu kirimo ubwo namaze gushyushya turi isahani ya mbere ngiye kongeraho nasutseho ngiye kubona mbona ikintu kimeze gutya nka kiriya kinuza cya bazena ariko noneho nyikuramo nkironze mbona ntabwo ari cyo nemye mbona ni ikintu cy'ikigufwa ariko gicukuye ukuntu ndavuga se Mana ibi ni ikintu gikuramo n'ubundi ndasenga kubera ko n'ubundi nta kintu byadutwaye kubera ko njye ibiryo nabisengeye kurya ibiryo bidasengeye numva ntabwo ari ibintu byiza igihe cyarageze igihe kigeze rero abona ibyo byose nta kintu bifashe noneho akazajya agenda akantamba imba hakaba nk'uyu munsi akambwira ati ariko mama ati inyota iranyishe ati amazi agiye kunyica ati ni ukuri ati ushake ukuntu ushigisha agashera nkafata amasaka nkagosora nkajya gushesha nkaza nkashigisha narangiza kubera ko nanywaga ibintu bihiye nkashyira mu kabido kanjye karindwi ahandi nkashyira mu kidomora imisemburo yabaga yayinyeretse nkayishyiramo muri cya kidomora kiwe nkapfundikira ka kabido nkagashyira ku ruhande kanjye noneho byarangiza uwe akaza agafata bya bindi nakuraho kubera ko nanywaga ibihiye akagenda akabiterekereza akantamba yamara kuntamba nkaza nkinywera kubera ko ntabyo nabaga nitayeho ntabyo nabaga nzi ibyo yakoze noneho igihe cyarageze yantambye bwa mbere ngiye gusenga Imana yambwira ati bagutambye ati ariko kubw'izo mpamvu ati kubw'izo mpamvu ati ntabwo ugipfuye ndakurengeye ati ariko ati nishakiye igitambo Imana ubwo yishakiye igitambo imaze gushaka igitambo nyuma y'iminsi ibiri igitambo koko narakibonye buri Imana ntabwo ijya ibeshya Imana imaze kumbwira ngo ishatse igitambo nanjye ndategereza muri iyo minsi yahise apfa ingurube imaze kubwagura ibyana 11 Imana irangije irambwira ati icyo gitambo kandi kikiboneka ntuzakiryeho igitambo kimaze kuboneka ntabwo nigeze nkiryaho imaze gupfa arambwira ati Mama Marine rwariye ntoya njye ntabwo njya nzi ibintu byipfushije namaze ndazishyira ntaziriye ntabwo yanyuzwe rero yakomeje kungena ariko anyereka ubwiza nsekera nkabona turi kumwe akanyereka ko ari sawa ariko ubwo nanjye nyine kubera Imana buriya Imana ijya iduha ubwenge ikaduha ubwenge buriya kwereka umuntu icyo uzi yuko uzibye ntabwo ari byiza noneho birangije turabanye igihe cyaje kugera arongera antamba bwa kabiri maze kongera kuntamba bwa kabiri hashize iyo minsi hapfuye inyana yendaga kwima none Imana yari yambwiye ati none ishakiye igitambo ati ntabwo natuma upfa kuko hari byinshi nkigutegerejeho binkuye muri Nyabingi gutyo Nyabingi ndayica
maze kuyica imubuza amahoro na n'ubu ntabwo nongeye kugira bya bintu by'isereri nazungerezwaga na nyabingi n'igihe narayishe imana ibi ntabaye gutyo none ubu ndashima imana umuntu wese azajya abeshwaho no gusenga amenye ko gusenga ari bwo buzima amenye ko gusenga ariyo mibereho asenge atitaye ko hari ikindi akurikire ko imana iturebera aho tutareba akurikire ko imana ijya idutabara mwana we byarandenze mbonye ahantu imana yankuye warakoze icyubahiro kijye kibi cyawe igihe cyose nawe muzagisanga